hari abansabye kugira icyo mvuga nanjye nti sinabyanga. Mwumvise bavuga kuri radio ikosa nakoze ngo nibyo gusinya. Nzazire gusinya ibyo ko ambuza gusinya n'iryari yambwiye ati si n'iryari ikibazo uko bamwe bakimbwiye ngo ni kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Iyo minisiteri nigenda no kubera ko Merenide ifite icyaha cy'inkomoko biratinya ko izaseswa yakurikira amategeko hakiri kare. Bavuze amacakubiri yabaye mu ntumwa z'u Rwanda turi Arusha. Ayo macakubiri yavuye ku ntumwa zimwe zavuga ngo Minisiteri y'Ingabo nijya muri FPR ngo Merenide ihamane Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Arusha nari na bamwe mu bakuru b'ingabo, ibi kandi nimvaho kuko babyandikiye umukuru w'igihugu bati koko se barwanashyaka izi ngabo zarwaniye igihugu koko ngo baranditse ibarwa irahari. Iyi ni inkuru y'impamo. Nabibwiye abadepite kuko ngo ari intumwa za rubanda ariko sinabyumvise kuri radio. Nti ko muvuga ngo hari amabarwa yagiye ava Arusha ko hari n'andi mutavuga. Umusirikare mukuru yamara gusinya n'abandi bakuru bati Minisiteri y'Ingabo ntimuyitangiye, akongera agasinya na babandi yaregaga ngo bashaka kuyitanga. Ibyo mukumva ari ukuri. Turi Arusha muzi ko umuhuza yageze aho avuga ati nimugera tariki 6 nta kigezweho mutahe mujye kwitekereza. Zimwe mu ntumwa twari kumwe cyane cyane izo tujya tubona basinyira guverinoma itabizi zari zifite. Nti hanze aha kuko hari abadashaka amahoro, kandi abadashaka amahoro n'abadashaka demokarasi ni bamwe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ni imwe muri minisiteri igomba gukorana na Perezidansi ya Repubulika. Nge nabwiye umukuru w'igihugu ni ngombwa kujya inama cyane cyane ku byerekeye intumwa zihagararira u Rwanda mu mahanga ndetse no mu mishyikirano ya Arusha. Byongeye kandi ndabona iki gihugu gitangiye guta ishema mu mahanga cyane cyane kubera ko intumwa z'abakuru b'ibihugu baba baje inaha ubona zitakirwa ku buryo bushimishije. Ibyo byabaye no ku ntumwa Perezida Babangida yari yohereje, ahubwo bidutera ubwoba tuti Babangida nasubirana bariya basirikare be biragenda bite. Aho twe twagiye kumusobanurira uko byagenze, hari uwigira inama
yo kohereza General Pareye ngo agiye gusaba imbabazi mu mwanya wacu. Ibihe birakomeye, ni ngombwa ko abakunda amahoro, abakunda demokarasi banemera kuzabibera ibitambo mu mwanya byavuzwe. Ikindi kandi navuga nuko MDR igomba gukomera ku nshingano yayo, kuko iki gihugu kidashobora kugera ku mahoro, kidashobora kugera kuri demokarasi ibyo bitanywe na MDR. Tujya gushyira umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano, hari amahame twariyemeje. Irya mbere ryari ryo kugendera ku mategeko, irya kabiri ryari ryo gusangira ubutegetsi, irya gatatu ryari ryo guhuza imitwe. Tariki 26 z'ukwezi kwa cumi, ibyo gusangira ubutegetsi sinigeze numva ko yabyemeye koko. Ahubwo baravuga ngo kubyemera ngo kwabaye guca ku masezerano y'amashyaka ari muri guverinoma yari yaragize. Mu kwezi kwa munane niho twashyize umukono ku masezerano yo kugendera ku mategeko. Ayo masezerano nta mpaka yakuruye, ahubwo yashimisha abantu benshi. Nyamara tukivayo niho habaye imvururu ku Kibuye, baratema baratwika. Ni ukuvuga ko uwemeza ko ibiba ubu ari ukubera amasezerano yashyizweho umukono, uwo aribeshya, uwaribeshya. Impamvu zirahandi. Impamvu ziri hahandi twavuze, ku kudashaka gusangira ubutegetsi, ku kudashaka demokarasi, ku kudashaka ko amahoro aza. Baravuga bati FPR igiye muri guverinoma kandi yaraje irasa. Nkavuga nti twashyize umukono hamwe na FPR ku masezerano yo kugendera ku mategeko. Ni ukuvuga ko FPR yareka kurasa igihe iki gihugu cyakwiyemeza kugendera ku mategeko, abanyarwanda bose, ari umuhutu, ari umutwa, ari umututsi, akagira agaciro mu gihugu. Ziriya mvururu zikururwa na Merenide na Sederi zo zizarangira mu gihugu hari ubutegetsi buteye buti. Ni nacyo kibazo cyaje ku ishyaka ryitwa Sederi, kuko abakurikirira hafi iyi ntambara baravuga bati biriya Sederi kurura niba ari bimwe mu byateye intambara, ni kuki gukomeza kubikurura mwatekereza ko byarangiza intambara? Bati ko muvuga ngo amashyaka azajya muri guverinoma azasinya amasezerano yo kugira imyifatire itunganye, ayo mashyaka ashaka kujya muri guverinoma yabanza akagira imyifatire itunganye akabona kujya muri guverinoma.
hari amashyaka rero yanze kubyumva, ariko ngira ngo ishyaka MDR rizakomeza guhagarara rirwane kuri iki gihugu. Ku byerekeye imishyikirano igomba gukomeza Arusha, birumvikana ko intumwa zose zagenda guverinoma na perezida wa repubulika batavuga rumwe, izo ntumwa nta masezerano ahamye zageraho. Ni ukuvuga ko niba dushobora kumvikana na FPR Inkotanyi kandi turasana, ni kuki hagati mu gihugu tudashobora kumvikana? Narigiye kuvuga ngo kandi tutarasana, ariko menya hari dutangiye no gutemana. Kuvuga ngo intumwa perezida yihitiyemo ari igenda, ngo tubanze twabigerageza turebe uko bimera, nibinanirana wa undi wajyagayo abone kujyayo. Ibyo ni ugukina, ni ugukinisha abanyarwanda, ni ugukinisha amahanga. Ibyo MRND ishaka biranyibutsa rwa rubanza rwa Salomoni washatse gukiranura abagore babiri. Umwe muri bo ati nge ndemeye, reka uyu mwana mu mutugabanye. Kuvuga rero ngo Minisitiri w'Ingabo agende, ngo tugerageze, ni nk'uko bavuga bati reka tugerageze uyu mwana tumukemo kabiri, nyuma tubonye uko biza kugenda turebe ukundi twakwiga ikibazo. Nyamara uko byagenda birazwi mbere yuko uwo mwana twiyemeza kumugaba mu kabiri. Ni ukuvuga ko uvuga ngo Minisitiri w'Ingabo nagende atadushakira amahoro. Minisitiri w'Ingabo ni minisitiri muri guverinoma y'u Rwanda. Guverinoma iteranye kavuga iti Minisitiri w'Ingabo nagende, ibyo byaba biri mu kuri. Yagira imishyikirano ihamye, amahanga yakwizera, ibyo bikagira inzira. Niyo mpamvu rero intumwa z'u Rwanda zidashobora kujya Arusha ngo zigire icyo zigeraho. Perezida wa Repubulika yanze kumvikana na guverinoma kuri izo ntumwa zigomba guhagararira guverinoma Arusha. Nyuma ya tariki 30 z'ukwezi kwa 10 naratashye. Perezida wa Repubulika ntabwo yigeze ampamagaza ngo menye icyo yatekerezaga ku masezerano twari twashyizeho umukono, uretse ko naje kukibwirwa n'ijambo mukuru wa MRND yavugiye mu Ruhengeri, ati arafindafinda. Nyamara nta gufindafinda kwarimo. Nge numva hagati y'uwafindafinda amahoro n'ufindafinda intambara, abanyarwanda bagomba guhitamo ufindafinda amahoro. Ibyo bundi mvuye Arusha, ubwo nyine ntabwo tugeze tubonana mbere yuko nsubira Arusha, ariko mvuyeyo nagira ngo munyakire mbabwire uko byagenze. Kugeza n'ubu ndacyategereje. Nyamara nk'uko radiyo yabivuze, ibibera Arusha, perezida tumukorera raporo ya buri munsi. Ni ukuvuga ko
amagambo inkotanyi zivugira mu mishyikirano nayo mvugira mu mishyikirano iki gihugu kibitse inyandiko akubiyemo ku buryo abazashaka kwandika amateka y'iyi ntambara n'ay'imishyikirano bazabona aho hera. Izo nyandiko ku mishyikirano iheruka zari impapuro zirenga 80, nyamara ariko ngo ntacyo twagiye tumenyesha abategetsi. Byongeye kandi njye navuze ko Perezida wa Repubulika afite uruhare rukomeye mu kugira ngo tugere ku masezerano y'amahoro, kuko dutekereza ko ari we uzashyira umukono ku masezerano arangiza intambara. Ariko nabyanga singira ngo uwagomba gushyiraho umukono yazaba. Twavuze ko niba mu masezerano hari ibidatunganye ko we ubwe igihe cyo gusinya, ariko nizeye ko azabanza kubibwira abanyarwanda ati bidatunganye nibi, afite ubushobozi bwo kuzabikosora. Ubwo bushobozi umenya aribwo yanze, kandi uwo mwanya ntawigeze awumwambura. Gushyira umukono ku masezerano si ukumwambura uwo mwanya. Njya kubonana n'abadepite narababajije nti badepite mwe musanzwe musuzuma amasezerano guverinoma igirana n'ibihugu by'amahanga cyangwa se imiryango y'amahanga. Nti badepite mwe mumbwire niba mwarigeze musuzumira hano amasezerano atariho umukono. Ibyo ntibibaho. Iyo nta mukono nta masezerano aba ahari, keretse batubwiye ko hari ubundi buryo bwo kugirana amasezerano. Ariko ngira ngo icyo igihugu cyantumye si uguca ku nda n'inkotanyi ngo tugire amasezerano atanditse ngo ahubwo duce ku nda. Ibyo ntibyashoboka. Ntabarambiranye rero ndagira ngo mukomeze icyizere. Iyi ntambara igomba kurangira. Uretse abashaka kuyitinza, hari hasigaye ukwezi kumwe gusa. Ariko ngo icyo bashaka ngo nuko tugera tariki 16 z'ukwezi kwa kane nta masezerano aragirwaho. Bati kontaro amashyaka yari yaragiranye n'aya mezi 12, ayo mezi 12 arangiye nta gikozwe, guverinoma irananiwe. Noneho aho kugira ngo haveho wa wundi wananive guverinoma, bavuge ngo ni guverinoma igomba guseza. Ibyo ntituzabyemera, ntidushobora kubyemera. Soze rero mvuga ko iki gihugu kigomba kuyoborwa n'abagishakira amahoro, abagishakira intambara bakivemo. Kiyoborwe n'abagishakira amahoro, abagishakira intambara bakivemo. Murakoze.